Nijuru hari umurwa w'amahoro wategurijwe bera bose iyo tuzicarana n'abamarayika duhimbaza izina ry'umwami tuzishimira akunesha Yesu yamarira Imana izaduhanagura amarira tuzishime by'iteka ngire ngo kameramene abazengurutse mwese aya mafoto n'abazabona iki gikorwa kuri YouTube bajya bamenya babo twari turi kumwe abambaye bugufu uyu munsi abo twafatikanije kwibuka mama umaze umwaka yaradukuwemo. Nta magambo maremare nkuko nabivuze ndivugire hano usibye kubashimira kandi nkongera nkavuga ngo ndabashimye byimazeyo. Turi kumwe n'abantu barayi Butare Plito bare Ibutare ejo bari mwitabaro nabo babonye ko ari ngombwa baravuga bati uyu munsi tugomba guhuza tukabana na David n'umuryango we. Nacaka cyari ko kivundagurika dore nacyo kivuye Nyamata mu byukuri turahuye nkazangira ngo none nawe ari kubita hasi ariko murabona ko nawe yabihaye agaciro cyane cyane ko ngiyewe nawe ndetse nabandi barimo Revera Bajuju nabane ntavuze na Revera Emmanuel batabaye ku munsi wo guherekeza mama. Ariko nanone natwe uyu munsi Imana yatugiriye ubuntu itubonera uyu mwanya tukaba tubashije kuza byibuze no gusura iyi nzu ye iyi mva ye ahantu asinziriye tumwifuriza kugira amahoro tumwifuriza kugubwa neza ahari n'umwami wiwe kandi twese twisubizamwo umutima n'imbaraga tuvuga tuti ahari tuzamusanga. Imana ishimwe ahari tuzamusanga akomeza aruhuke Imana yo mwijuru imuruhutsa aho yamugeneye kugeza umunsi w'imperuka ubwo izavuga bo nibo bazabanza abasinziriye abapfuye nibo bazabanza natwe abazima tubonereho tubasange aho bari. Imana yo mwijuru iduhana umugisha. Hari indabo zateganyijwe hari ururabo rw'itorero ya Muzinda rihagaririwe na Revera hari ururabo rw'umwadata mwarugabirwa hari ururabo rwo mwarububika hari ururabo rwo mwamangara Gatsinda arahari hari ururabo rwo mwasetonde hari n'ururabo rwa nyirarume wa mama ari rwo rwa Revera Bajuju ari nawe waje guhagararira umuryango w'abatwari ari nawo mama avukamo. Izo ndabo rwose twaziteganyije.
wakoze tuzabana nabo wari umuririmbyi za ndirimbo nziza turaca zibuka kuri wari umuririmbyi za ndirimbo nziza turaca zibuka intwari zakoreye Imana neza muri iyi si bigatuma Imana nayo izikumbura ikazimura ziri mu mahoro. Ijuru ry'Imana ryuzuye intwari zakoreye Imana neza muri iyi si bigatuma Imana nayo izikumbura ikazimura none ziri mu mahoro. Isi ukuri iwe hari aho abantu batagishaho, hari aho abantu babona, hari aho ariko abavandimwe be n'abavukanyi be n'abana be ndetse nabo gusa ari hano ku isi. Isi ni umuriro, isi ni umuriro. Bene uyu munsi twaje kwibuka duhagaze sinzi igihe imitima ibiri ikababa nawe n'ihangane. Iyi ni inzira yacu twese, ubundi kandi tuzabasanga, si bo bazagaruka ahubwo bityo tuzabasanga. Ihangane bakomere, ahubwo mugumye mwibuke kuko hano mu isi turi abashyitsi n'abimukira Imana bafashe kandi Imana ibahumurize n'abandi bose bakomeze mukadusenga. Mwami Imana yacu ushimwe kandi uhimbazwe kuko uri Imana izihumuriza imitima, wahumurije imitima wa munsi umubyeyi yadukuyemo, n'uyu munsi wo kwibuka bayihumuriza. Ijambo ryawe riravuga ko ari wowe nyir'ubumwe bwose kandi uduhumuriza ngo ni mu makuba yawe. Tugahumurika tugakomera tugashikaho, nicyo gituma abana bahumuritse, abana bakomeje n'ibindi bikorwa bya hano ku isi, ntibacitse intege, ntibasubiye ariko Mwami Imana ukomeze muri iyi minsi yo kubaho. Uyu muryango wasigaye wasizwe n'umubyeyi, nanone ukomeze kuwuhimisha, ukomeze kuwagura, ukomeze kuwuha imbaraga, ukomeze kuwugirira neza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Komeza imitima kandi twihanganije mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Tunayo mtu mkubwa akala ile moja kazi msimamo tu. Amen.
twagenda natwe twakwirenganya kuko niko byagenze mu magambo make mwebwe mwese mwabashije kugera hano ndabashimira pe ndashimira abo twajyanye ku irimbi ndashimira mwebwe mwese mwadutegereje hano ndashimira n'abandi batatu kumva bataragera hano kandi nzi ko neza abantu abo nabo ndabashimira aho bari kumwe ko ndashimiye kubera intambwe bateye barikaba nk'uko igikorwa cyose gikoze udafite abantu kirajabuka abantu nizo sosi abantu icyo gikorwa hari akantu n'umukumva kuri no minsi bari kuvuga ngo ntafoto ntacyabaye ahubwo rero nababwiye nta bantu ntacyabaye ubu rero kubera ko muri hano icyabaye cyabaye ni ukuvuga ngo nta gisimu nta busobanuro urabizi neza ko umukecuru uyu munsi yujuje umwaka adusize yaratabanutse yarasinziriye ikinyarwanda nyacyo yarapfuye tutakimufite rero jyewe ubwanyu mpagaze aha ngaha mwahagarariye uyu muryango wa data ntabwo namushinguye kutamushingura rero byaranshegeshe byarangiye byarambabaje cyane cyane yuko nari mu gihugu nari kumwe n'undi muntu ushobora kugira cyangwa twicarane babwire ngo ukongere bisigara mu mutima wawe ndavuga ngo Imana nimfasha kageze uyu munsi n'abafaransa bakaba bambaye agahusha abandi muri kino gihugu nzicarana namwe n'abandi bose batabashije kuza natumiye kuko nifuzaga ko twakwicara ndetse tugeze n'ijana tukizinza uyu munsi nanjye bikaba nka wa munsi mwamufashe n'umuyandagurira n'umuyanda gushyiraho agataka rero kubera ko Imana yabikoze ikanyemerera kuba hano muri iki cyicaro n'icyo nagambiriye nacyo nkakugiraho Imana yo mu ijuru yagucura ndashimira nanabivuze no kwirinda umugani w'Evera Manuel maze amezi twarabipanze ndi mu Bufaransa ndigira ngo nawe akigera hano muri kino gihugu murabizi ko amaze amezi ngangahe hano nawe ntazonyemerera uzatinde nk'umuntu wabaye itorero tuzabane umunsi wo kwibuka mama itariki 17 z'ukwa gatanu kuno munsi uzi ukuri ni indwara yari itara iyo yari yakabaye muri kiriya kiriyo twari dufite cyane muzima ariko kubera ko twari twabisezeranye yavuze ngo ndabona amaze kunywa ntayaramba uyu munsi akaba yabishoboye ni ukuri ndagushimira cyane cyane n'ubwo twifite inshuti yawe uri inshuti pe kandi inshuti ntahangaho umugabo azabonera inshuti ntahangaho umuntu azagaragaza uwiwe utwari kuyiwe ubu rero nemeje ko inshuti yanjye Imana y'umujuru ndashimira Revera Baduzu yarafite umukristo wapfuye yagomba bagutabara niwe yarashoje gusumba ariko ibintu byose arabisiga araguherekeza hejuru akora umuhango wose ko twakawukoze tugeze mu nzira tugira ngo tumubabarire rekaje nta muri gutabara bindi bamubonye ubu nawe nuko tutari kumwanya nagushimira cyane kimaze ndashimira mwebwe mwese abavandimwe yewe kandi abandi bose hariho hano umusita abamumere abo bose muri hano niyo mpamvu bakwemurira ngo gitwa abavandimwe ndabashimiye cyane kugira ngo kwa Muyomba ahagarariwe na Gatsinde uri aha ngaha ni ukuko Imana abantu b'agaciro kandi njyewe giti cyane nta nubwo nzabika ababyarabantu kuko sino gutandukanye n'amayanga na filime twarazuranye twarabanye twasangiye akabisi n'agahiye nta rubanza nta byago nta kero bwawe wagira batambwiye nagira ntababwiye wowe rero kumwe namwe n'iki biranejeje cyane n'uko mfite imbaraga n'uko mfite amaboko n'umva nezerewe no kuba mu ruhande n'ababyara banje abamuyumva ndetse muranye magambo ni nkaho ndanabatabara kuko bari mwe ngo mwanapfusha nje nafushije mama ariko we nafushije umwana ibyo nabyo ni ibigenda bigaruka ntabwo uzara utamubyara mwebwe wese ntarondo ndabashimiye amagambo make n'ibyo kuvuga ndayavuga nyuma soza mbabwira mama uwo ari we mbabwira umunyarwanda ku bindi minota itarenze ariko nkababwira amagambo yose muziho
mu mwaka hafi 60 maze narabonye muvutse rero kwezo nawo uko zigiye kwihuta turaza kuja kwifunguro ariko tumaze kumva amagambo kandi amagambo tugiye kumva abantu ngiye kwamagambo muvuge nuko naje mvuze nimwavuga amagambo ya mama ngo muyamare ntibishoboka ntabwo mwayarangiza muvuge make n'abantu bane bari muvuge uwa mbere uri buvuge diregera w'itora wowe mushumba washubije mama yigeze kubona kuri groupe ya Muzinda undi mushumba nawe mu kindi gihugu arandika ngo yibutse ngo mama yazukaga mu gitondo akajya gukumurikanisa ibyo byanditse ku bwara abantu muri yarebera nawe umuntu wamushubije afite nawe uca kumukiraho rero niba turangiza akagira ijambo arakurikirwa na mukezi nyiraho kaka narangiza araja mama inoze mu magambo magufi ayandi mwana yabuze byibuze ngeramo mwere na kaka titwaye twari hanyuma ijambo ryo gusoza jewe uri buvuge turangiza ijambo ryaje dushaka neza uko bahaye amagambo akurikira ariko baravuga kandi biravuga mwese kugira ngo turangira abantu abaji n'amata hari n'abandi bari hano ariko bari muje mbere kandi bahobogera mu maboko yabo urakoze ijambo ryawe urakoze nayishimye Imana rero kugira ngo impamvu tuzakamenya arakurira n'ubuvuzi naretse ngo bwa mbere nshimye Imana baye umwanya mwiza wo kubasha kwibuka umubyeyi n'abakristu bacu Imana y'umugisha nongera nshimire Dawudi watekereje gukora kino gikorwa nanjye arantekereza kugira ngo abashe kugira uwo twagize amahirwe yo kubasha kumushimira gushimira uko yaje atahunze arasa n'uzindutse ariko avuga ko azagaruka bihurirana n'igihe ciwe n'umwanya wiwe Imana yaramuteguje azashyingurwa cyangwa se azaherekezwa hano n'abavandimwe mwese abahabaye ariko twakoze umunsi mukuru wiwe twanamukoze amagambo menshi iriya umwana yari afite ikingi igira ngo bibiri bwa mbere umutware wiwe niwo shefu wari utwaye iwacu kandi iyo umugabo afite inshingano ntayikora wenyine abayifatikanyije n'umufasha wiwe ari umugore bazitwayemo neza babaye icyitegererezo mu kuri amateka yabo atabasha kwibagirana kuri ya musozi wa Muzinda bawugomuye ishaka bawugiraga ibikorwa bawakozeho n'uno munsi wa none ubwoba bwabo buracyabigendana ariko izo bakoze nazo buracyaza Imana yari yabahaye uwo butwari n'uwo mutwaro wo kuyobora abantu kandi babikora mu nshingano zabo kuri Imana y'ijuru shimwe kugira kabiri ndamuvuga nk'umukristo w'umukariza umukristo ndumva mwese hari umumenya nk'umubyeyi wabo ariko inshingano zo mu kanisa n'uburyo kuzizi cyane kurusha abandi yagiraga ibintu nka bibiri yakundaga cyane mu kanisa ikintu cya mbere yakundaga gusenga mu materaniro wowe igiterane umunsi w'iyinga cyangwa se umunsi uwo ari wo wose basohoke Suzana agafasha umwanya wo gusenga Imana icyo gihe turagikundaga cyane gusenga twabira umunsi gusenga umunsi w'icyumweru akaba ari igiterane nkunda gihuza amatorero ikunda ku munsi wa kabiri coba mu Muzinda coba ku Kiziba agifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi
nta munsi n'umwe yasiba twateranaga k'inyeruko kubana na Mayinga na Muzinga ibyo bintu ntabwo yasibaga kandi mu materaniro iminsi myinshi agakunda gufata umwanya wo gusenga Imana no gushima Imana cyo kintu n'Imana. Ijambo rya kabiri ayari asaza abiriya akora ikintu cy'isuku cyangwa se mu rusengero zatangije tumenya ubwenge ahira ukwe yarabikoraga cyane Petero washaje wasaze nabo asa n'uwasigiye iyo mpano cyangwa se uwo murage ndagira ngo mwese muri bukaroza kwa icyo kintu yakoraga hariya mu rusengero rwacu. Nyuma amaze kuhava nanone Susana nawe afata uwo mukingi rimwe na rimwe ubu baramaze kubashira isima ugasanga yazindutse n'abana b'abakorari abari iruhande karakubura nabo bagapfa ibyo bintu yarabikoze. Icya gatatu mu bintu bijyanye n'amatungo ibisabwa byose mu rusengero kugira amakompetisiyo amabije n'ibindi byinshi byasabwe mu rusengero ibyo bintu byose yarabikoze n'Kristo mwizerwa umuntu twemeraga atanahata ndetse niza kubisakaza akakubaza akavuga ngo ese harya aya mafaranga mwasaze nanga akaza akayatanga. Ibyo zose twebwe nk'ikanisa rya Muzinga nongeye gushima Imana kuba mpagaze hano basha kumamya ko twabanye neza ko yakoze ibintu byiza n'umuntu kubasha gushika hariya nyine bamushinguye naje kabasha kubashira inkuru yari umurundi by'abantu bazaba baramuhana ariko ugasanga uhereye kuri shefu nawe je kuti cyane bari kuzaki cyane mukuru kose iyo nagira ikibazo cyacyo cyo kugishaka amafaranga sinokwirukankiye cyangwa se uti winga ngo nukanki wawe ndetse nazaga akambi mu bitwari yari muzara umugore wanje akamenya ibanga naze afite ikintu gende mubwira zo bintu twabanye neza n'uno munsi wa none shimira abana biwe ko mwabasha kugera neza ukamwerekeza Nyantore bagize umugisha wo gusezera umubyeyi no gushingura umubyeyi ubona umugisha ivuga ngo warushije abandi bose dore bagahunda ko barasigara bazuka inyuma n'abandi natwe bashobora kubikora ariko tutarashingura. Rero umugisha ukomeye wagiriwe kubasha kugerekeza umubyeyi abariya natwe twaherekeje shefu namwe mwagiriwe umugisha n'amahirwe basa n'ababikoze ariko jewe ngira umugisha kandi kuba bari mu kintu cyicaro. Rero hamwe n'izo mwebwe mwese abateranya hano nanjye nkabashimiye Imana y'umugisha baheze umugisha yifurije urugo ndashima. Akoze bizera Imana barakugeza kufite uwa yanga akita wako namaze kubabwira yuko umuntu ari umwega aganije niyo amagambo nibaza ko ndi kumwe na bene ubu rero nabikosheje nabikoza amafuti reka mbikoze wowe nta gatsinde niba bari kubanza no kuvuga ko ari undi muntu gatsinde rero reka tukijyana imbere y'abandi bandikire yaruzamurangaje kanisa kubigenze neza ariko nari ubwishe ngo haravuga abantu bane batambuze mu nibaza tese kuri aba bose bavuze ntibapushije umwana ukuyije basize none icyo ntangije mbwira abantu ko ntabwo yavuze ngo ntamfata kuko ni mubyara we rero muri koko nyine ko bimeze uje sekuru uje nyirarume uje mubyara we nikora nase we n'umwana wacu
twakundaga cyane kandi twabaye kumubura kuva Sabu apfa kugeza uyu munsi ntiturambiranye ahora mu mitima yacu nubwo abantu bavuga ngo bagiye kumwibuka ariko twese twigeze tumwibaza turamugira ngo turamugendana ubu cyane cyane arushinzwe n'aho umukobwa aratushingira akagenda nk'imubana ariko mushenge twarabaranye kuva ashatswe badudu kuza zeko ari wacu bari kuganira nabo bari hakurya mu gishenge arashakwa ngo bari gushakwa baja mu kibazo bahanze iminsi mikeya badashobora bahunze bahunze iwacu baraza kugataka turabana wahava tuja kumusinda so kuri yabaje mu musinda umuko musangayo nubwo kandi nubwo bari bajanye n'inama wabo ariko twabatwa kugeza ashaje tubanze abandi bose baragenda data namushikwe barabana data namushiki wiwe bari bakunda cyane nagaza mu nta munsi n'umwe tubone ko bavuga ngo umukecuru namuzehe ariko akantu kamwe gatoya abantu bavuga neza aho bakorana abandi banyamurinda bakorana n'umuntu ariko ndetse zagiye kugeza mu minsi twabasizeho n'ubu n'urugendo uko bwari busanzwe birarenga cyane umukecuru yarahingaga yaje kushirya akaci iwacu umusaza atunaga kugaragara ariko umuhana kiyetasha abonye mushiki wiwe ariko icyo tuvuga umukecuru yabira kwitegereza kandi yabirakoze icyakora umwana wo gukora namukaka tuzongera baragira bose ari data ari bakuru ari bamunani bari bazi gukora ari mushenge n'ikintu yarazi gukora neza kandi ibyo akora akabikora bitunganije kandi yagiraga isuku nziza nubwo umugabo yagiraga isuku burya kenshi hari umugabo w'isuku yashaka umugore w'umwanda tubizabira umugore we n'isuku ariko mushenge yari umuntu w'isuku ikimenyetso ndakivuga ku bantu bose bo mu muzinga wasangaga we iwiriwe inka niho ziba ariko no kuri urugo rwiwe ugasanga bakuru yari agatora amase kandi yamara agasohoka mwiza ugasanga iwe haraka mu wiwe hameze neza aho ku bukristo bwa mushenge ni ukuri yagiraga ubukristo kandi ikindi yagiraga ukuri kandi ntiyagaza avugira cyane ngo avugire hanze ariko akiyaranje wa muntu ufite ikibazo akamwegera kandi akamuha inama yagiraga ijambo kabisa no mu rugo yaragaragaraga kandi mushenge ikintu namukundiraga yagiraga umugabo wihahasa ariko ntabwo wabonaga mushenge na muzehe ibintu byabo babivugira hanze haba nubwo umugabo yumvuza ijambo mushenge akamaceceka ukagira ngo yabaye igipfu ndetse waje kureba ibyo umugabo azavuga ukabona byahindutse kandi nta bitagiye hanze ukabona umugabo yaretire ibyo yari yavuze ariko mushenge ntiyo mwaba municaranye gutya yavuga ijambo umugabo yavuga ngo ceceka akamaceceka ariko nyuma ukabona rya jambo yaravuze riratsinze ribonetse neza akarijere yagiraga ubwenge bwinshi kubura mushenge ni ikintu kinini titworeka kubabara turababaye ariko bishwa bacu tubahaye pole mwihangane mukomere twarakuranye turaziranye kuko wabivuze nukuri turabazirikana nubwo nyoko atakiriho ariko turahari bwa bumwe tubukomeze tugume tubane dufatikanye
nta bupfubyi yabasize amaze kubashingira, ariko tuzoma tubaha inama nziza. Turi kumwe kwa nyokorome, aho muzoza muja hose ntabwo batazoza bavuga ngo abishwa babega cyangwa bari abuzukuru ba Mangara. Namwe turi kumwe, tubahaye pore n'abasita bari baramushatse, inzi ko yari yarabahiriye, Mushenge yari yarabyaye, Mushenge yari yaratunze, Mushenge nta kintu atagezeho ciza, tukavuga ngo Imana imuheze iruhukiro ridashira. Akoze Gatsinde, reka twumve kaka nawe. Gutya hako mwe kumbanya sashimwe. Uyu munsi ni ndavunika mara kuvunika usarire mvunika ndibukwe igihe nyine ndiyo gusumba kandi ndavunika barambura nabakuma hatoya ahubwo nisanga abantu baravuze ngo ni Suzana. Mukanya gato kera tubona ifoto iraje. Ayi wewe ndababara, ndavuga ngo mana we, ibyo kuzinduka byo mba narabiretse nkagaruka, ariko nayi navunitse cyane tabasha kwicara mu modoka. Mbwira umwana ngo nagende, biranyajura mu ndaguhitike ugende uzohagarane naso nabadisenge nyine. Araza, ariko nukuri birambabaza. Ejo bundi mbonye Dawudi, nawo ndagushimiye ngo wavuga iryo jambo ngo azaje kwibuka ati kandi gani wowe nanje tutamuhambye. Yewe habe niyo nzoba ameze gute nzagenda tu, kandi nari narwaye ndavuga nyine ngo birabuze, ariko mu gitondo numva mbaye neza, ndavuga ngo ndagenda. Ngo uzurara wahwere nibusha ngo uragenya karigenzi wamezwa akaguru. Ntabwo noreka, ntabwo no nindeka se none ndareka kurwara, ndarwara ngarutse. Shimiye Dawudi nukuri wagize uyu munsi, Imana iguha umugisha. Nibwo buryaga nahoze nkuzimuza, ahubwira ndaho wakoze giyo nzira uwo musitari nundi ndacawukeneye. Ndako gawogera uyu musitari w'umuntu umwe ngo wundi umureke yamujimuje nanto timwagira ifete ya nyoko nti mureke yaso ayikoze da ni byana udisi wowe nawe digani we nyiri uru rugamba
uyu mukecuru ni twabanye cyane cyane nta muntu wese ukunda muto ntawe wabanye nawe kuko uribera yavuze none agira guhera kandi habanje gukora rose arakora arakubwira yesu umunsi yapfuye ubuhanuzi bwe buturuka ko muhamuguma kurakanda kuraka kareke kwate gutyo gusa baravuga ngo umufurera arahanura ati mu muzinda hari agakecuru ati nigapfa ati muzindi zacikamo abagore bo kugihanama baraza baratubwira ese umukecuru wanyu hano uba turavuga ngo nuriya roza ngo buce roza arafa kandi ntiyarwaye yaraduhamagaye turaza iyo nazari nyine yapfuye aravuga ngo uyu data ntiyonsiga tutese uriyahura twatubwira ngo ni ukwivugira turaryamye aho mu wiwe turicaye kubwo umuntu yishaza nyine wafushije aratubwira ngo dore amahuzu yanje amanitse ku mugozi ngo yose muzoyagabane tuti naho abakobwa bawe ngo muzoba habiri wayandi muyagabane je namubwira nti ro je sinkeneye amahuzu nzojana kari agashenye kari agashenye jewe ejo nzozinduka nkajana mu gitondo urakura nimba ugenda nzokajana arambwira ngo yeye ngo kazokajana ariko uzokagarure nduva ti ndaho uhaye uje kuratubisha mu gitondo nyine ngakozeho ndakajanye ngo mare gushika saa sita mbona tumye filimoni uzane ka gashenyi aguhe n'inkwi ndi ndaho haye aje yahoza tubisha tingiriye ijana ushamate n'inkujana ngo haze kuba saa 10 barambwira ngo roza ararangije ko murumva nukuri ukopi gutyo hagize nk'ibyumweru nka 3 nka 4 nka bingahe ikanisa ricikamo ngo bamavuga ngo niwe wari nkingi y'usengero ngo yinjiraga agasenga yari mara gukubura agasenga kandi umurimo gatubona ngo ntu twareba akayakecuru n'agakubuzo ke n'agatebo ke bo bimarega kuba gutyo Zuzana nawe arabitora yindambwira yewe toye umwuga mwiza ukomeza hako nje sinobishobora ukunda mu rusengero ngukubura ndoya nzakora ibindi twari twaragize ikorari turavuga ngo tugire ikorari y'abamama tuzanye Zuzana tuzanye Polina amajwi aratunanira ya majwi yaba aratunanira pi birabura bavamo ariko Zuzana yashika mu rusengero tabamutangaga gusenga twinjira 5 twavuga ngo ntawe twatoye wigisha ngo ufite inyota nabwirize akaba wa mbere nukuri akaba wa mbere kukandi ni kwako timamwumva akamabo wa mbere akatwigisha bwasha tugasoza tukaza ngo ntawe twatoye ati ndahari kamahaguruka Zuzana yagiraga umwete mu kanisa aho mu mubano wiwe nanje nije twabanaga inzu nindi kandi twashakiwe nasanze afite ukwezi kumwe tubibitinyuke twembi ibiza abakobwa twabikoranye nawe twanja kubyara turi kumwe twese arinje tungana akamabo ngo hazogira kagore ngo numva ijambo hano mu muhana ngo mwavuze ngo mwagize gute twajaga iwiwe tukabandaga tukaje inama kabwira wacu yewe niwe uzumushobora je nzamutinya ngende gato twame tunyenyekeye gatuvuge ganyene yagukabukira guki mama we kamanye unamo Zuzana gabakambwa ngo nawe uzukavya mukeshu uko ngo uzudukanga ngo uzutera ubwoba ngo nanga ko muzamuzana ubujambo butariho twamba tumutinya ariko nje na Zuzana tukaba kimwe agakunda guhinga kare naje ngende ndoyaye na baze nguma ngaho ga aye tawe
aravuga ngiye kamanze ngumaho ngaho nta kibazo abagiye bagende nuko mw'ijuru hari umurwa w'amahoro wategurizwa bera bose iyo tuzicarana n'abamarayika duhimbaza izina ry'umwami tuzishimira akunesha Yesu yamarira Imana izaduhanagura amarira zishimo by'iteka tuzashira ingorane zose miruho yo muri iyi si mbega umunezero kubana n'umwami wacu Yesu nimureke ibyaha byanyu bita zababuze ijuru akira Yesu mwanya wawe n'uyu mutima wawe kugira ngo tuzabane n'Imana Data aho tuza biteka tudapfa. Haleluya. Arakoze mukecuru, arakoze cyane, arakoze rwose, ni umwongera amashyi menshi cyane. Niyo mpamvu nababwiye ko turi batatu, ari Evera, ari umukecuru, twebwe ntitwaherekeje mukecuru, ariko natwe uyu munsi ni nkaho Imana itwishyuye, iratwishyuye pe. Ubu twese tubaye bamwe. Tudatinze reka numve mama Inonsa we yaramushinguye avuge asigire Nyamudagiri umunota umwe, kandi mwese mwarahabaye. Yesu ashimwe. Ndashima Imana cyane ku bwanyu. Uyu munsi yewe sinashakaga bibe uyu munsi, nagira ngo wenda mwari kutwongera nk'imyaka nk'indi 4 mu myaka 5 akaba ariko dukurikiriye, niko numvaga. Ariko nagize atake na mu gitondo, nabyutse ndi muzima, ndi kwitegura ngiye gukaraba, ngwara igifu cyane, ngira amakrampe mu nda, sinzi ko byangendekeye. Ndabashimira rero, kandi nanjye ndashimana ko nabashije kuza. Imana ishimwe. Kuko papa Toto bivuze, amagambo yose twarayavuze, ariko hari amajambo abiri yakomeje no kunkomanga ku mutima ntavuze. Mwese narabashimiye, abari kure n'abari hafi, abatubaye hafi. Buriya rero buriya mama yagiye ari ku 12 ariko ku cyumweru, ngiye namenye ko yagiye ari ku wa kabiri mu gitondo, nibwo namenye ko mama yagiye. Namaze iminsi 2 mpari kudahari. Mbyutse mu gitondo ku wa kabiri, mutekereje numva ijwi rirambwiye ngo mama yagiye. Subiza amaso inyuma, nibuka amasezerano nari mfite, abari bwo ndirira mama. Nuko byagenze, ariko ndashima Imana ko byagenze neza. Ndabashimira cyane umuryango wacu, mwadufashe mu mugongo, muratwambara,
muraberwa muratugaragira byarabavunye byankoze ku mutima ntabwo nareka kubivuga n'uyu munsi mwarakoze Imana ibahe umugisha. Rero abantu babiri ntashimiye nari mfite ikibazo ku mutima n'abana banjye babiri twabanye mu rugo mu gihe mama yabanye natwe imyaka 2 n'amezi 4. Ndashimira Fred na Kevin, ndabashimira cyane. Buri wese bafite umwihariko we, umwe yari afite inshingano ze. Fred niwe wari ushinzwe kumugaburira, twamuhaga ibiryo yabyanze atabishaka. Fred yaza akamubwira ngo arye, akarya, tukamureka akarya. Yabisoza nkamubwira ngo wari wabyanze ubuririye iki, ngo none se umugabo yakubwira ngo urye ngukanga ibiryo. Ndashimira Fred cyane, yaramfashije kumugaburira mu rugo. Imana imuhe umugisha. Ndashimira Kevin yari afite umwihariko we, iwe yarashinzwe kumutera morale. Kevin yabaga ari kumwe na nyirakuru, twinjira mu nzu twese tugaseka, akamuvugisha ibizima n'ibipfuye byose akabivuga, tugaseka. Twahoraga duseka pe kugeza aho yamuririmbishaga akanamubyinisha. Kevin ntabwo ari hano, ari mu kazi, ariko ahari ndamushimiye cyane. Imana imuhe umugisha, kuko iyo atabikora yari kujya yicara yigunze. Ariko Kevin kandi banabanye umwaka wose yiga, umwaka wa nyuma yize universite yigaga ku mugoroba biriranga umunsi wose. Akamucunga nkamubwira nti wowe ujye ucunga ijisho rero gusa ko yariye, mbwira uko byagenze. Urumva abo bana baramfashije aho ntarindi, nabaga ndi mu kazi bakoza ku kazi keza. Imana ibahe umugisha. Ikindi navuga kuri mama nukuntu yakundaga itorero, agakunda umurimo w'Imana. Barabivuze n'ibindi byinshi ntibari kubivuga ngo babirangize, kuko mama yakoze umurimo w'Imana cyane. Ariko reka mvuge akantu kamwe yakoze, ngira ngo sinzi nimba hari undi mu mama wenda kakasifa yabitubwira, undi mu mama wabashije guhingiririza akabona amafaranga aca inka akayitanga mu itorero. Nari nzi ko Reverend bivuga, ariko Imana iguhe umugisha. Ubwo ni ikintu gikomeye twese tukurikije. Mama ntiyari umufonctionnaire ngo akorera amafaranga, yari umuhinzi mworozi ukoresha amaboko yiwe aya. Twege turayadeha tukananirwa gukora, ariko we uko bakoreraga Imana na papa yaravuze ngo ntibihagije, agomba kugira umwihariko we. Ndamushimira cyane. Ico ni ikintu cyiza mama yakoze, kuhingiririza ugaca inka ukayitanga mu itorero. Uri umuntu w'umubyeyi w'umumama, n'inshingano yari afite nyinshi n'imirimo myinshi. Papa aho yabayeho ntiyajyaga ahinga, ntiyajyaga afata isuka cyangwa umupanga, ibyo byose byari ku mutwe wa mama, ariko arabikora, akora uwo murimo. Imana yo mu ijuru yabimukoresheje. Ubu ndashima Imana, kandi ndavuga nti nanjye izo nzira yatweretse uwo muragi mwiza tuzawukurikiza. Numva nta bindi byinshi byavuga. Nongeye gushimira na ba mudogo Kavuyi, ugize neza kuza, wenda byakugoye mu nzira, ariko turabizi ko twabanye muri byose. Nta kindi navuga. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Arakoze namutagira nawe tubangukirize nyogusenge nti wo muvuga ngo murangize. Murakoze abaje muri uyu munsi mwiza wo kwibuka Mushenge, mwagize neza. Ntabwo Mushenge twigeze tumwibagirwa kuva umunsi yatashe kugera uyu munsi. Ariko Mushenge ni ibigwi byinshi tumuziho, tutavuga ngo tubirangize nkuko Papa Toto yaravuze, ariko yatubereye Mushenge mwiza. Ngewe nkura nari nzi ku izina ryiwe yitwa Mushenge, ari izina ryiwe mbese yiswe, ari kandi yitwa Mushenge w'abantu bose.
niko narinzi kuko niyo babaga babudutumye wiwe umuntu muhuye wese yarakubazaga ngo ugiye kwa Mushenge numvaga ko ari ryo ryari izina rye. Rero Mushenge yatubereye shangazi mwiza pe. Kuri nge hari ibintu namwigiyeho n'ukuntu yabanaga na mama. Murazi mwese abadamu benshi bakunda kunaniranwa na baramukazi babo, ariko Mushenge we na mama bari nk'impanga pani nkurikirane, kuko n'inkurikirane hari igihe usanga zishotorana, ariko bo bari bameze nk'impanga rwose. Ni ibintu twabonye n'amaso yacu uko tuvukana twese, kandi Mushenge yaradukunda mu buryo butangaje. Hari nk'igihe yazaga, murabizi ko twe twari dutuye ku ruhande hagati y'imihana ibiri, akazagera mu rugo agasanga mama yagiye, akatubaza ngo ni muri mwenyine, twavuga ngo ntaho nkigiye ngo mbasige bana b'umwana wa data. Hakaba ubwo yirirwa mu rugo tukiriranwa tukiri bato ntadusige, agategereza igihe mama atahira, mama yaza akamutunganya ngo ari kukunda amajoro, ngo iri joro nigika, akamubaza ngo none se wewe uri mu wawe, waza kukureba yagusangayo, nawe nturataha uku ni mu ijoro. Akamubwira ngo ngo ntabwo uzi ko aba bana nta nyirakuru bagira, ngo ubuzi ngo bari kumwe nande, ngo abanje bari kumwe na ba nyirakuru. Ikindi nibukira kuri Mushenge, yadukoreraga kandi cyatunezezaga, iyo bagavuye mu murima ari igihe imbuhu zeze, yazaga afite zimwe mu gikondorero, izindi yazisutse mu bishimbo, muziko zereraga rimwe n'igihe cyo gukubita ibishimbo, agafata zimwe akazishira mu gishambagara ko ari zajyaniwe izo mu gikondorero, kuko ni izacu byari itegeko ko naza aracya munsi inza abanza duhamagare cyangwa anyure mu rugo, tukirukanka twumva ijwi rye, twese tukiruka tukajya kumureba. Twahagera ubwo urumva muzi ukuntu imbuhu zihumura, tugahita tuvuga ati Mushe watuzaniye imbuhu, ati akaziduha. None kujya tuzi kumukura mu gikondoro twihuta, akahita tubwira ngo ngo ni muri tubanze tugende mu rugo. Twagera mu rugo ko turi kuzitanguranwa na barumuna banjye, agahita avuga ngo ni mureke nsuke ku rutaro n'iziri mu gishambagara nzibahe, bariya n'abana b'abasita baragizwe abanyirakuru babazanira, naho mwebwe ntanjye gukura umugira. Yaduhaga imbuhu ntazigeze iwe mu rugo ngo abana be bazibone. Ico ndakimwibukira cyane, iyo ngitekereje numva ikindi. Nanone kuri Mushenge ukuntu yarabanye na papa, babanye neza cyane, no mu gihe bari bageze mu zabukuru bombi ndabyibuka. Papa naramubwiraga ngo naze, akambwira ngo, agakunda nyine kuvuga izina rya Mushenge rikuru, akavuga ngo ntabwo nasiga nyambanyambo mama yansigiye ngo nanjye sige mutahe, ntabwo ibyo bintu nabikora. Mushenge nawe bamubwira ngo naze, ngo ntiyasiga data ngo Polina aramusize. Bari bagirana urukundo rutangaje. Hari igihe papa yayicaraga akavuga, yumva nk'umuntu washingiranye na mushiki we, agahita avuga ngo ngiye nta mukobwa wanjye ngo nashingira kwa mushiki wanjye, ngo cyangwa umukobwa wiwe ngo mushingira umuhungu wanjye. Tukamubaza ngo kubera iki? Ngo umwana wanjye agiye akajya gukoroga, ngo mushiki wanjye ngo nkazakorogana ngo na nyamanyambo mama yasikiye, ngo ntabwo namushingira, ngo cyangwa mfata umwana we ngo mushingire wanjye, ngo kugira ngo atazaja kunkorogana, ngo atazaja kuba gito, ngo agatuma mvugana n'umwana wa mama nabi. Mu by'ukuri Mushenge yari umwana mwiza, ibyo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo yari umwana mwiza. Mushenge yari mwiza, yatubereye nyogokuru aho tutamubonye. Rwose ndumva nta gihanga twigeze dukura dufite ngo nta kaka, kubera ko Mushenge ukuntu yazaga akatuzinirira, shuti ya mama, shuti yanjye we, mukunzi mwiza. Ayo magambo yakundaga kuyatubwira kenshi kenshi, bikatunezeza nkumva sinzi. Kandi icyo kintu kubera ukuntu yabanye na mama neza. Icya kabiri, agakunda basengeneza be cyane. Ibyo bintu bibiri narabijyanye. Nzi yuko nta muramukazi wanjye n'umwe, haba iwacu cyangwa aho nashatse, nshobora kugirana nawe ikibazo, kuko nzi ko abantu babiri bagomba gukundana ba mbere muri iyi si ni abaramukazi. Nanone abantu umuntu agomba gukunda cyane kurenza abandi
n'abisengeneza. Ibyo bintu nabyigiye kuri Mushenge. Iyo aje kumbera umubyeyi gito ntadukunde, wenda sinari kuzumva urukundo rw'abasengeneza banjye. Iyo aje gukorogana na mama nari gutangira kumva ko baramukazi b'umuntu ari ibibazo. Ariko Mushenge urukundo rwe, ukuntu yatubaniye, ukuntu yaduteteshaga, ndamwibuka nabaga mvuye ku ishuri Uvira, nagera mu rugo uwo munsi mu gitondo akazinduka kare kare akaza kundamutsa, akaza kundeba, agahita ambaza ngo nta rusenda wazaniye so, nkamubwira naruzanye. Agahita amubwira ngo mwana wama ngo urabizi ngo urusenda n'ugwacu twembi ngo nta kurunyima, bakarugabanira hagati. Nari nzi ko ngomba kuva Uvira ngiye gutaha, nkabwira umupfurero kazi nari imbere inzu ko agomba kunshakira urusenda rwo gushira Mushenge na papa, kuko nari nzi ko barukunda cyane kandi akanezezwa n'icyo kintu. Rero Mushenge nta wamuvuga, ni byinshi ntitwabirangiza, ariko nakomeza aruhuke, tuzamusanga igihe nikigera. Yatubereye umubyeyi mwiza n'urugero rwiza. Mwese abe mwovuga ko muravuga nyina wundi. N'abanyirantore bavuze bamubonye nyuma yanje. Njewe namubonye nka mama kandi mubona mbere yayo, kandi namwe wababwira ngo buri wese avuge mama wiwe yasubira muri ibi byavuzwe ngo yari mwiza. Yari mama yagiraga ibintu bibiri gusa byamurangaga kurusha wenda abamama benshi cyangwa kurusha abantu benshi. Ibintu bibiri: yagiraga ubuntu utokwigana. Icyo ndakibatangarije, utokwigana ngeretse warakivukanye. Icyo yakirushaga abamama benshi. Ijambo rya kabiri, mukecuru wanje mama wanje yaragira ubwenge abe naho tuzaja za Buraya zose. Yagiraga ubwenge, ndabubatangarije hano kuri iyi mikoro. Ibyo bintu nibyo bibiri byamurangaga gusumbya abantu be. Nukuvuga ngo yagiraga ubwenge bwa bundi atakabaye we. Ngiye kubabwiza ukuri hano ndi imbere ya kamera, atakabaye mama muri ruriya rugo rwa Rugabirwa tituba turiho. Kandi ibyo mbivuze ndi kumwe n'umuryango wanje wose nabo tuvukana n'ingabo yo kwa. Uriya muntu yagiraga ubwenge, naka gakeregeshwa muri ko mumbona na gutya nita gakeregeshwa, naho niho nagakuye. N'umuntu wari uzi kujere akantu kose kandi akakajera nkuko Gatsinda yabivuze mu bwenge. Nta muntu n'umwe wamenye ko habe n'umugabo we ari we papa yari akaze, yari shefu, yari atunze, yapfuye afite injana zirenga na 50. Yari umugabo ukomeye, ariko mama yari azi kumunetraliza no kuza kumubwirira aho tutari. Tituruye tubona idega nimwe kandi tuzi yuko muzee atoroshe, ariko bwaca mu gitondo tukabona ibibazo byose byakemutse. Uwo muzee njewe nibyo bintu bibiri muvuga, yaradukundaga. Njewe ndi Buraya amaze gushira ubwenge, telefone yaravugaga abantu bose akabayoberwa, yarangiza akamavuga napfa kuvuga ngo ni Daudi, akama abwira Nyandore ngo ni abandi bose nabo bari kumwe yabayobewe, njewe akavuga ngo ni Daudi. Murumva ko yarankundaga pe, yarankundaga mu buryo mu bwonko bwe nubwo bwari bumaze nko gusiba. Yari yarasigaranye mu bwonko ijwi ryanje napfa kuvuga kuri telefone akatubwira ngo uwo ni Daudi. Ntabwo mbatindira, nta wavuga nyina ngo amuvuga amabi. Nyina w'umuntu iteka wa mugani wabajya bavuga ngo akabura ndikaboneke ni nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu iteka ni igitangaza kuri nyirawe. Mama yatubereye mama mwiza, mama yabereye umuryango yashatswemo neza, mama yakundaga iwabo, yari umugabo kandi ari umugore mu basita, agategeka kwa mangara cyangwa akaje inama n'abasaza we kwa mangara. Tiyarara gatazi ikibazo kiri mu bega ntibyabagaho. Gatsinde nguyu n'umugabo twarabanye na Gatsinde
na se n'abarumuna be bavutse bose mpari twarabanye ibyo mvuga Gatsinda arabizi ndabizi. Mama yari umuntu wararaga agatekereza iwabo aho yavutse, umva ubwo bwenge, akamenya ko afite ibibazo byaho ashakwa, ariko yarangiza akita no ku bibazo byaho avuka, kandi byose akabishakira solution. Nongeye kurangiza mbashimira mbere yuko mpeza ijambo, nta gitugu gikura ngo gisumba ijosi. Aha ndi kumwe na data niwe uje kubabwira ijambo rya nyuma, ariko ku giti cyanje nishimye. Mureke mbabwire impamvu nishimye. Iki kintu nababwiye ko nagitekereje kera mu buryo revera we yambere umugabo twabiraganye hahise amezi nabivuze simbisubiramo, nkibaza ngo ese bizakunda ko nanje mpagarara nkavuga ko nabanye na mama. Ndashima Imana yabyemeye, imvura yashatse kuturogoya, ambuteyaje yaturogoye, abantu barambiwe, hari n'abataje, wari n'umunsi w'akazi byari bigoye, ariko umuntu wese ntamuvuze mu izina wabashiye kwigomwa akaza gusangira nanje ivere ndimo nibuka mama wanje. Nukuri kw'Imana muri abagaciro kuri njyewe, ndabashimiye, mwumve ngo ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahembe mwese. Ahasigaye rero reka duheze muzehe mikoro adusohoreze, hanyuma revera araza no gusengera ibyo kurya kugira ngo twese tuje ku meza dusangiye. Murakoze. Nikweme sinaninzi ko hari ijambo nibuvuga, ariko so kuribura. Mu by'ukuri turagira ngo tubashimire, turashimira abantu bose bari aha ngaha ndetse n'abo bavuze batahabaye, ariko natwe tubanza kwisegura kuba tutabonetse hariya. Naho hari ingenzi cyane ntitwabashe kubonekayo. Ubu muri iyi minsi ni ngaho njyewe ndi mu kirere, muzi wanjye ko ari Nyamagabiri y'epfo. Navuyeyo ku wa gatanu njya ku Kiriyo Irwamagana, ngo mve Irwamagana ndatambuka njya i Nyamata, niho ndi ubu ngubu. N'uyu munsi niyo ndi busubire, nzavayo ku wa kane nongere njye mu majyepfo, ko ndashaka kwimukira aha ngaha. Ari byo ndimo ntegura aha ngaha kugira ngo nzahaze mu minsi ya vuba. Nicyo cyatumye ntabonye umwanya wo kugenda mu gitondo, nako saa 8 ngo duhurire Rusororo. Ariko ndagira ngo mbashimire ababashije kugenda. Tuza dushaka abantu benshi bakavuga ngo ese ibi ni ibiki, ni ibintu bije vuba, twabisanze mu Rwanda ntabwo byigeze bibaho. Ariko iyo umuntu akomeje kubitekerezaho, abatazababikora n'abazababikora, ndumva twese twohuriza mu ijambo Bibiliya zivuga yuko kwibuka umukiranutsi bigira umumaro. Ntacyo twobinenga, icyo bikoze kuri benshi bitera agahinda. Bitera agahinda abantu bakavuga ngo bongeye kwishavuza, ariko ikiza kugomba gusubirwamwo. N'abakuru baravuze ngo amagambo ngo azaryoha cyane iyo abantu barimo bayasubiramo. Ikindi cyongeyeho, aba bana ba mukecuru ntibababare kuryo ngiye kuvuga. Kuriya bazavuga ngo nyina yapfuye kandi bakabona yarakiri muto atarakwiriye gupfa, ariko mu by'ukuri aho kuvuga ngo muri bo hagire umuntu uba yaramutanze ngo amuceho abari we witaba Imana nyina akomeza abeho, nihari yararimwo bwa bundi byaramaze bibuko byabaye. Niko tubishimira Imana, byaramaze bibuko byabaye kwa kundi byabaye. Icyo bikoze ntimurambirwe abantu barimo kuvuga ngo yega ngo biragarutse kandi ngo gute ngo tugiye gukora iki. Muhumure, abantu babagira neza, ababyeyi beza bafite ibigwi ko bararangira, abasigaye nabakatanyama. Nikako bimeze ndi mukureba abantu ubu ngubu mu rugero rwacu ni nyuma yacu.
siko mubireba mwebwe pastor inyuma yacu ibintu biri mu kuba mwihangane rwose abavugwa neza umuntu azaza atinya kuvuga ngo nje kwibuka umuntu uti ndaheraye ariko mu gihe tugifite abo tuvuga neza wavuga neza ukabona abandi bantu banyeganyeje umutwe wavuga neza ukabona abantu baramwenyuye barasetse wavuga neza abantu bakamabikiriza batuko n'ukuri ari amagambo Dawudi avuze hari pastor yatubwiye hano yavuze ko hari ibyo yibagiwe kuvuga ati biriya bintu ariko ni nyirantore wabivuze ntabwo ari Dawudi yavuze ati harako pastor yibagiwe ariko yari yabitubwiye hano yamaze kuvuga yibuka ko hari ibyo yasize ubisubiramo mubihuriraho mutari mwicaye hamwe abakuru niko bazavuga ngo kurya amaso y'umuntu ngo azareba nayo mu mazi ngo niko n'umutima uzurunguruka mu wundi mwakoze abana ba mukecuru kuzirikana umubyeyi cyane cyane Dawudi wavuye iriya ariko nubwo nawe wagumye kwigaya nyine ukivuma uti simpabaye ndacyo ndi wari kumuzura ariko abavandimwe bawe barahakubereye imiryango inshuti barahabaye mukecuru twaramuherekeje mu by'ukuri kandi havuzwe amagambo meza kandi turashimira Imana yuko nta cyasha na kimwe kimugaragaraho mu kirenge cyiwe mu nzira ziwe aho yanyuze hose ni amahoro Imana imuhereze iruhuko ryiza kuri ubwo rero n'abandi bose mubona bazi bashobora kuba bafite ibigwi byiza tuzajya tubibukiraho bashobora kudutoza umuntu akigana ngo nanjye bizabeko mbabwiza ukuri yabuze umuntu uvuye aha ngaha afite umugambi wo kuvuga ngo nanjye abana banjye bazabona iki icyo bazamvugaho nanjye abana banjye bazabona iki bazabona icyo bazamvugaho ibyo bintu ni ukwiga ni ukwimenyereza bigatuma umuntu yagaruka yagira gutya nkaba ngushimiye kuko wateguye iki kintu kandi uduhurije aha ngaha ndumva nta kindi twavuga iki ni ikintu ubu kuba bishaka kiza kiba ngarukamwaka gishobora kuba yubire gishobora kuba igihe runaka abantu bateganije kuvuga ngo ubwo tubonanye wabikora ariko igihe bizaba kandi nanone tuzabishimira kandi tuzabitaba Imana ibahereze umugisha kandi himbazwe murakoze reka dusabe revera asengera ifunguro hanyuma abo ntahaye amagambo ndi kumwe na Mushenge ndi kumwe na Nyamanya nawe ndabizi ko atavuze nawe icyo yavuga kuri nyirasenge n'undi wari wo wese rwose mumbabarire ni umwanya ne wadutengushe ariko twumve reveya adusengere twese dufate ifunguro mureke dusenge ndavugana ijambo rimwe iri ngiri Nyanture yavuze kuriya ni ukuri namaze kwicara hasi mbwira abagenzi banje bati umuntu ibyo yatekereje kuvuga akabyibagirwa iyo nka yarayitanze mu rusengero kandi inka nziza turayakira iyo ni imirimo yiwe yajanye nawe mu mirimo yose yakoze iyo Dawudi yashimye y'abana biwe n'imbohu n'ibindi ariko imirimo mikuru twebwe duhara n'iriya yo mu yakoze mu rusengero ni myinshi ntawe ubasha kubivuga icya kabiri ni kimze yamaze kuvuga muhumure barahari no muri kino gihe imfura zirahari inyangamugayo zirahari abakora imirimo myiza barahari kwa kundi birivuga ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Baali barahari kabisa muri bano bantu batoya bigana ababanjirije kandi bakazirikana n'amaherezo yabo reka dushime Mwami Imana wagize neza iyi gahunda yategujwe hashize igihe kirekire ariko wayibayemo uyu munsi wa none irasoje dushimiye intambwe z'abavandimwe bateye bagana kuri uyu munsi dushimiye ibiganiro zose bibashe kuganirwa aha ngaha hategujwe igaburo Mwami Imana ugasanire ririya gaburo ritegujwe ugasanira n'abantu bose babyakiriye cyangwa se bagiye kuzakira humuriza imitima y'abasizwe bamenye kuko hano mu isi twese turi abashyitsi
ababyeyi n'abana bazongera kandi bakabonana ubutazongera kandi gutandukana. Mwami Imana gasanira iri funguro, gasanira abazakira, mu izina ryawe Yesu tubisabye, amen. Mbereye kuri Revera nawo bicaranye Gatsinde na Oncle Diadoni, muze mwegere hano turebe izo bahashize. Ne biragenda gute? Ngo uzanire nde?